Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Bakunzi bacu rero nk'uko duhora tubibagezaho, uyu munsi twabateguriye ku kindi kiribwa bita ibitunguru. Ibitunguru bya onyo, bene bya bitunguru bitukura. Ibitunguru bikomoka mu bihugu by'iburasirazuba, bifite amavuta abyara umwuka, essence, ujya guhumura nk'uwa tungurusumu. Ibonekamo umunyu wa sulfure, ubutare, phosphore, potassium, acide tartarique, secretine na vitamine B na C ndetse n'izindi. Umwuka wa onyo uryana mu maso bitewe na essence irimo. Uko utuma amarira yisuka iyo igeze mu maso, ni nako iyo igeze mu gifu ituma kivubura imisemburo igifasha gusya ibikirimo, ikisuka ari myinshi. Iyo ibyo bitunguru byica udukoko dutera indwara tuboneka mu gifu, kandi bikongera pepsine igifasha gucagagura no gusya za poroteyine. Onyo kandi ituma havuburwa imisemburo yo mu mara, ikica n'udukoko dutera indwara tubamo. Kuva kera mu gihe cy'imyaka yo hagati Moyen Age, onyo yakoreshwaga mu kuvura macinya cyangwa se korera na peste, indwara yandura cyane iterwa n'agakoko bita Bacille pesto do Yersinia. Yakomotse muri Aziya. Yishe abantu benshi muri Perse, muri Turukiya, mu Burayi no muri Afurika. Onyo ituma agasabo k'indurwe kaba mu mwijima, urwagashya n'impindura bikora neza. Ifite ubushobozi bwo gucagagura ibyo umuntu yariye nk'ubw'imisemburo imwe yo mu gifu, ari nayo mpamvu onyo ishobora gusimbura iyo misemburo mu rwego runaka. Igabanya cholesterol mu maraso igihe irenze urugero, bityo abarwaye diyabete bakaba bagomba kuyikoresha cyane. Onyo ituma umuntu yihagarika neza. Birahagije kuzikoresha iminsi 3 gusa kugira ngo zivure amaguru abyimbye. Kuzikoresha hagati y'iminsi 6 na 15 zivanze n'indimu n'amavuta aribwa, cyane cyane ubashije kubona nk'amavuta ya elayo, bifite akamaro gakomeye. Umwuka w'amavuta ya onyo urinda imyanya y'ubuhumekero. Iyo umwuka wayo uyizamukiyemo igihe umuntu wayiriye ahumeka, igihe umuntu yarwaye muri iyo myanya ashobora kuvurwa n'umutobe wa onyo. Ku bahanga bamwe, onyo yabivura inzoka zo mu nda, yongera amaraso, igakoresha neza imvubura ya thyroid igihe ikora cyane, kuko mu kiro cya onyo habonekamo 0.5 mg za fluor. Irinda amenyo kurwara. Iyo bayikoresheje inyuma ku ruhu ishobora kuvura ibibyimba, ibishyute, indwara zo munsi y'uruhu rw'umubiri,
ahantu habyimbye ku mubiri hagatukura ari nta mpamvu. Ya lifangite, kubabuka kw'imitsi y'amatembabuzi yo mu mubiri yitwa lymphe. Ivura kandi kubyimbagana kw'imitsi yo mu kibuno aribyo bita hemorrhoide, no kwipfura kw'imisatsi n'ubwoya aribyo bita alopecia. Uburyo rero ushobora kuyikoresha, umutobe wa onyo uboneka iyo bakekaguye ikirayi cya onyo bakavangamo isukari, nyuma y'amasaha make biriyenga bikavamo umutobe. Kunywa ibiyiko byinshi by'uwo mutobe ku munsi. Ushobora no gusekura igitunguru kinini ukongeramo garama 100 z'amazi na garama 150 z'isukari, ukanywa ikiyiko buri saha. Ubundi buryo kuyikoresha inyuma ku mubiri: gusekura onyo, kongeramo utuzi duke, kubipfukira aharwaye igihe hababutse, cyangwa se ukaba wabishyira nko mu misatsi iri kwipfura. Urumva ko rero akamaro ka onyo nabwo ntawagakerensa. Hari ibintu byinshi tuba tutazi kandi bifitiye akamaro umubiri wacu. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, ubashije kumva ibi bintu ari byiza ukurikije uko tumaze kubisobanura, wakora share ku bandi nabo bakabasha kubimenya, bakaba banabikoresha, ugashyiraho like niba babikunze, tugakomeza tukabashakira n'ibindi bintu byo kubagezaho. Ariko nkaba nifuje kongeraho n'akandi gace k'ibitunguru bya puwaro. Ibitunguru bya puwaro byo rero bikomoka mu Burayi bwo hagati, kimwe na onyo na tungurusumu. Nabyo bifite umwuka wa essence ari nawo bakunda kwita amavuta ya puwaro, ugizwe na sulfure d'argile isa n'iboneka muri tungurusumu. Aya mavuta akangura udusabo tw'imvubura n'imisemburo yo mu gifu. Aya mavuta kandi yongera irari ryo kurya, ikarinda kubora kw'ibice by'umubiri byagize ibibazo byo gukomereka, ikiza gukora nabi kw'amara, ikoresha neza imiyoboro y'inkari kubera za aside zayo n'imyunyungugu ya potasiyumu na manganeze biyibamo. Kubw'uko puwaro ikiza kuri vitamine C n'umunyu w'ubutare, ni ingirakamaro mu ikorwa ry'amaraso hematopause. Itegetswe cyane gukoreshwa n'abarwaye impyiko n'indwara itegetswe cyane ku bakoreshwa n'abarwaye impyiko n'indwara z'imirire nka gute, umubyibuho w'ikirenga, indwara z'imitsi, kandi ni ingenzi mu kuvura indwara zifata imiheha ijyana umwuka mu bihaha, indwara z'igifu, amara n'umwijima. Ni byiza kuyikekaguramo uduce duto cyane, igashyirwa mu mboga zihiye, muri salade z'ibirayi no mu bindi biribwa. Murumva ko rero puwaro nayo ari ikiribwa cyiza cyane kandi gifitiye umumaro umubiri wacu.
bityo rero ku babaga mwayikerensaga namwe nabashishikariza kujya muyikoresha kugira ngo ubuzima bwongere bugende neza. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, mwumva ibyo tubabwiye bibashimishije, turabasaba gukora like, mugakora share, mugakora subscribe ndetse mukanabikora kugira ngo bibashe kubagirira akamaro. Bakunzi bacu rero, naha dusozereje iki kiganiro, naho ubutaha kandi turabakunda.